urabona iyi ni housing ntago ari telefone nshyashya, ni housing. Iyi bayita housing. Turayipfundura, wenda ushobora kugira ngo ni telefone nshyashya nzanye. Iyi ntago ari phone nshyashya, nyamuneka iyi ni housing. Urabona ko nta kintu kirimo. Iyi bayita housing. Ubanza ugakuraho urugi nyine nk'ibisanzwe, ugakuraho kano kantu ko hejuru kavaho kwako, ugakuraho n'amatushe, dore ngaya urabibona. Noneho ubwo dufata agatronovisi kawe nk'ibisanzwe, ukahita ukuramo kano kantu k'imbere nako, dore iyi ni housing. Ndi kukwigisha uko ushobora kwiyambikira telefone yawe igahinduka nshyashya. Ukahita ufata ya motherboard yawe, telefone nyine wayujuje, wangiza ukahita urambikamo nk'ibisanzwe. Ikintu ngiye kubakorera, ngiye kubereka uburyo ubwawe wabasha kwiteranyiriza telefone ikaba nshyashya, ukaba wanayijyana ku isoko. Aka kantu mureba bakita motherboard, iyi bayita plaquette. Iyi ni gatushe, iyi ni plaquette ya gatushe. Hano mfite motherboard, ngiye kubereka step by step uburyo ushobora kwikorera telefone igahinduka nshyashya. Izi ni housing nshyashya. Iyi ni Airtel, iyi ni Tecno, iyi nayo ni rwa Tecno runini. Ese wari ubizi ko ushobora kwikorera telefone yawe ku giti cyawe uguze utu dukoresho ku mafaranga make, ubundi warangiza ukijyanira amatelefone yawe ku isoko nk'aho ari mashyashya? Noneho ikintu wabasha kwikora rwose, wasabwa aka gatima konyine ukaba wakwikorera telefone nshyashya. Dore aka gatelefone gashyashya ubu kageze ku bihumbi 20, aha make ni 19,500. Aka ka Tecno, aka ka Airtel kageze ku bihumbi 16. Iyi nini zimwe twita abahebe zigeze ku bihumbi 33. Ubu nyine iyi ni housing. Iyi housing igura ibihumbi 2,500. Nabiberetse. Noneho aka ka motherboard ushobora kukabona ku mutekinisiye wese ukaguze amafaranga nk'ibihumbi tubare wenda ibihumbi 2,500 cyangwa 3, urakabona ku mutekinisiye ibihumbi 3 gakora neza. Ubundi vayo mfashe nkwereke ukuntu wakwiteranyiriza telefone ikahagara amafaranga make, aho kugira ngo ugure telefone nshyashya ibihumbi 18 kandi wagakora phone itarenze ibihumbi wenda tubare ibihumbi 8. Okay, step ya mbere, urabona aka ni agatima. Izi ni ngiye kukwerekana taburo ngizi, taburo ngizi. Izi zose ni taburo rwose. Umuntu ukeneye ibintu byo kwiga, tekinisiye, ibikoresho hano birahari. Izi ni taburo nshyashya z'amoko yose. Tugiye kurebamo taburo ya 16, taburo ya 16, tugiye kurebamo 16 kugira ngo tubashe kwikorera telefone yacu. Ya taburo yacu dore ngiyi twayibonye. Taburo tugiye gushyiraho ni iyi, dore ngiyi. Iyi bayita 16, dore biba byanditseho hano, dore ngibi. Iyi ijya kuri Airtel ikajya kuri Tecno, bwa butushe bwa Airtel n'ubutushe bw'amatekino. Okay, urabona taburo yacu ngiyi, urabona motherboard ngiyi. Kano bakita keyboard kajya ku matushe. Noneho tugiye kwikorera telefone nshyashya, ibe nshyashya. Urasabwa kuba ufite aka kasudire, akakuma bakita gasudire, aka gasinga nyine, ukaba ufite icyuma cyawe. Noneho twebwe reka tubanze dushyire taburo yacu. Iyo ugiye gutera taburo urayifata gutya, ukayishyira hagati y'utu dutoki tubiri, uratubona tuno tubiri, ukayishyira hagati gutya, ukumva ko uyifashe neza, uyikomeje. Warangiza ukahita ufata aka gasinga nako, aka gasudire ukagashyira hano nako, ukayifata gutya. Warangiza ukegerezaho neza,
ndimo ndabigisha uburyo ushobora kwikorera no kwiterera taburo, warangiza ugashyiraho agasudire ukagenda unyuzaho cya cyuma cyawe. Urabona sudire nayishyizeho, biroroshye. Ugahindukiza n'inyuma naho ugashyiraho gutya, ni ibintu biba byoroshye. Urabona taburo yacu twayishyizeho impande zombi sudire. Noneho ubwo tugiye guhita dufata na ka gatima kacu dushyireho sudire. Uburyo ka gatima kacu dushyiraho sudire nako ni nk'uko nyine dufatamo taburo. Urabona nako za nzira ukagenda ushyiraho sudire uzisibura, dore ngizi, ukareba ko zisa neza. Nyamuneka umuntu wese ukora telefone agomba kuyikorana isuku. Isuku niyo ya mbere. Isuku ikenerwa mu bintu byose, kugira ngo n'umukiriya uba uri gukorera telefone azavuga ati rwose ubu bumenyi nta handi babukuye usibye ku isomo teke. None urabona iyo tugiye gufata ya taburo yacu ngo tuyishyire kuri ya motherboard, urabifata gutya ukabifatanya. Warangiza ugafata za nzira za taburo ukareba ko zihura neza zose zihura. Ubwo inzira ya mbere igomba guhura n'iya mbere, iya nyuma igahura n'iya nyuma. Urabona inzira zacu zirahuye, dore ngibi inzira zacu ziri guhura, urabona ko zihuye. Waramara kwifata ugashaka uburyo mu buryo bwawe bitewe n'uburyo amaboko yajyana, warangiza ugahengeka ukanyuzaho icyuma gutya udahagarara gutya. Iyi taburo ubu tuyiteye mu masegonda atarenze 5. Ukareba neza, kwitegereza niba taburo yawe iriho neza. Turabona taburo yacu iriho neza. Urabona telefone dutangiye kuyubaka, urabibona dore ngibi dutangiye kuyubaka. Tugiye gukora telefone nshyashya mu bushobozi bwacu butoya, tuguze agapiyese ku kandi gapiyese kandi ikaba nshyashya. Noneho urabona iyi ni keyboard ijyaho gutya. Noneho ubwo ikintu tugiye kureba, tugiye kureba ko ya fone yacu taburo dushyizeho yatse. Noneho tugiye kureba ko ya fone yacu yaka, dore batiri ngiyi. Batiri ngiyi ni nshyashya. Tugiye kureba ko noneho telefone yacu taburo twayiteye neza. Twebwe iyi telefone tugiye kuyigira nshyashya mubireba. Noneho ibu taburo reka batiri tuyikuremo, dore ngiyi. Iyi ni batiri nshyashya nk'uko muri kubibona. Tugiye kureba ko telefone yacu yatse. Mbere y'ibindi byose turebe ko taburo byahuye. Aka kamikoro mubona kano, aka karebe neza. Aka kamikoro kano bakita mikrofone. Aka ni kakandi, aka kamikoro ni kakandi gatuma umuntu avuga akakumva nawe ukamwumva. Aka gakora transaction y'amajwi. Aka niko bita akamikoro ko hasi. Noneho katurebe ko ya fone yacu iri kwaka. Katurebe iyo ushaka kumenya ati se ni gute namenya itushe ricana, narimenya gute? Urabara ukavuga ati 1 2 3 4. Iri tushe ricana kuri telefone dutoya aba ari irya 5. Ubundi wangiza ukaregeraho neza ugakanda ukareba. Urabona telefone yacu iraka neza. Tekino, urabona ko telefone step ya mbere gushyiraho taburo n'ibiki byose, urabona telefone yacu iraka neza rwose nta kibazo. Iyi ni step ya mbere. Kanoneho tujye kuri step ya kabiri yo kugenda twongeraho utundi tuntu. Tugiye kuri step ya kabiri yo kugenda twongeraho utundi tuntu. Iyi rwose ni phone ushobora kwikorera, cyangwa iyawe yabishaje ukayihindura nshyashya abantu bakavuga ati urafunukuje. Noneho step ya nyuma tugiye kujyaho, na step yindi tugiye kujyaho, tugiye gufatishaho iyi keyboard yacu. Urabona aka gashashi ntago kaba gafite kore ku buryo kahita gafata. Wowe ufata kore yawe bisanzwe, dore ngiyi, warangiza ukayishyiraho kugira ngo ka gashashi gafate neza, kabe neza, kabe flexible, gakomere, katazaza kiyomora cyangwa katazagatuma amatushe yikoresha. Dore ngibi wino rwose nzakwigisha uburyo
telefone zikorwa ku buntu hano online. Kore iyo umuntu amaze kuyikoresha ahita ayipfundikira kugira ngo idata umwuka, ni nk'itegeko. Ibindi byose turambika hasi ukabanza ugapfundikira ino kore kugira ngo idata umwuka. Noneho ubwo reka urabona tugiye gushyiraho ya shashi yacu. Tubwirwa n'iki ko amatushe bihura neza ariho neza. Urabona hano hariho utwenge, no kuri telefone hariho utwenge. Aka kenge ugashyira ku mwenge neza, ukareba ko nyine indomo z'imyenge zihura, ukareba neza ko indomo z'imyenge zihura. Haba hariho utumenyetso twinshi nyine tukwereka yuko ugomba gushyiraho ishashi neza. Urabona birahura neza, keyboard yacu yagezeho, telefone irimo iruzura. Urabona iyi telefone ikindi urabona iriho mikoro y'amajwi. Iyi ni mikoro y'amajwi nyamuneka, aka kamikoro n'akamajwi. Noneho ikindi urabona turaburaho itoroshi, tukaburaho na mikoro y'umuziki. Mikoro y'umuziki reka nayo tuyishyireho, dore ngiyi iyi bayita mikoro y'umuziki. Nayo urayifata ugashishura tuno tuguru tw'udusinga. Gukora fone ntabwo biruhije rwose, nawe wa mutekinisiye uyu munsi cyangwa ejo. Ibintu byose iyo tugiye kubisudira tubifatira hano hagati y'aya maboko yacu abiri. Urabona rwose dushyizeho agasudire. Ibi ni ibintu uba ugomba kwiga neza ukazirikana, ukabishyira mu mutwe. Dore ngibi noneho tugiye gushyira. Noneho ese hari ushobora kwibaza tubwirwa n'iki aho mikoro ijya. Hano umuzungu aba yarabyanditseho. Urabona hano kuri izi nzira ebyiri zijyaho mikoro, izi ni izambere zijyaho mikoro, haba handitse SPK bisobanuye speaker. Noneho urabona kuri izi nzira za kabiri zijyaho itara handitseho TCH bisobanuye touch. Biba byanditseho rwose nta mayobera. Noneho hano hajyaho mikoro haba handitseho mic. Nta bintu by'amayobera rwose ku buryo wayoberwa aho usudira. Ukamenya ngo place irajya, ukamenya ngo agasinga k'umutuku uragasudira ahanditse place, ak'umukara ugasudire ahanditse mayinazi. Biba byanditseho rwose, biba byoroshye, umuzungu abyandikaho. Urabona fone yacu iruzuye. Toroshi rero rwose si ngombwa cyane. Urabona fone yacu iruzuye, mikoro zombi, iyi ni iy'umuziki, iyi ni iy'amajwi. Noneho tugiye gushyira muri za housing zacu nk'uko nari nazikweretse. Dore ngizi housing. Fone yawe yaba ishaje, ukeneye kwiba nshyashya, gatushe dore zaranahenze. Ukeneye kwiba nshyashya wanyandikira muri comment cyangwa inbox ukambwira ati wamfasha ute telefone yanjye ikaba nshyashya, cyangwa nawe ukabyikorera ugendeye kuri ino video ndimo ndagukorera. None reka dukoreshe ino Tekino yacu, tuyambike housing telefone yacu, tuyihindure nshyashya. Dore housing step ya kabiri niyo kwereka ko ushobora kwambika housing. Housing ibirimo ibintu byose nyamuneka. Urabona iyi ni housing, ntago ari telefone nshyashya, ni housing. Yibayita housing. Turayipfundura. Wenda ushobora kugira ngo ni telefone nshyashya nzanye. Iyi ntago ari phone nshyashya nyamuneka, iyi ni housing. Urabona ko nta kintu kirimo. Yibayita housing. Ubanza ugakuraho urugi nyine nk'ibisanzwe, ugakuraho kano kantu ko hejuru kavaho kwako, ugakuraho n'amatushe. Dore ngaya urabibona. Noneho ubwo dufata agatronovisi kawe nk'ibisanzwe, ukahita ukuramo kano kantu k'imbere nako. Dore iyi ni housing. Ndi kukwigisha uko ushobora kwiyambikira telefone yawe igahinduka nshyashya. Ukafata ya motherboard yawe, telefone nyine wayujuje, wangiza ukahita urambikamo nk'ibisanzwe. Dore ngibi ni nk'ibisanzwe rwose, nta nubwo bigoranye. Ukareba ko ibintu biri kugenda biroroshye. Nyamuneka kwambika housing ni ibintu byoroshye rwose, si ngombwa ngo umutekinisiye aguca amafaranga, nawe wabyikorera. Dore ngibi
dore ngibi ukamenya ko mikoro yicaye mu mwanya wayo, kamera yicaye mu mwanya wayo, agatoroshi nako kabagomba kuba kicaye mu mwanya wako, ugahita usubizamo ka kantu. Kano kantu nako taburo iryamamo kandi gafata mikoro, urabona ko nako tugasubijemo byose bimeze neza, urabibona. Ugahita ucekinga neza ko aka kamikoro k'amajwi nako kicaye aho kagomba kwicara mu mwanya wako neza, urabibona. Kugenda iba telefone, ugahita ufata ya matushe ukayabanzaho, ukayabanzaho gutyo ukayicazamo, ukumva ko ari gufata afitinga. Warangiza ugahita ufata na ka kantu ko kuri taburo ukagasubizaho. Taburo iticayemo neza nyamuneka ntago kano kantu kafata, ntago kafata rwose. Urabona telefone yacu ibaye urwembe, wana ushobora kwikora telefone ikaba yuzuye. Iyi ni telefone nshyashya, kadushyiremo na ya batiri, dore ngiyi na batiri. Urabona ko telefone iruzuye, ushobora kuyibona rwose ugahita uvuga ati, nubwo wabwira umuntu rwose yavuga ati urafunukuje, urabona ko ihise iba telefone yuzuye. Warangiza ukahita uyicana, dore ngiyi yatse rwose, uri kumva ko yatse. Telefone yacu ibaye nshyashya, dore ngiyi telefone yacu rwose irimo irakora, ibaye telefone yuzuye, ni urwembe. Ukareba ko amatushe yose akora, ugenda uyakandaho ukayatestinga, ukareba ko akora. Urabona telefone yacu ni urwembe rwose, amatushe arakora. Urabona nyine iyi telefone nta na kimwe kidakora, telefone rwose irakora neza cyane. Radiyo ubu yavuga nta kibazo, radiyo wayicuranga ikavuga, wayicuranga, nta kintu na kimwe iyi telefone rwose itakora. Telefone yawe ikaba iruzuye ku buryo wahita unayisubiza mu iduka bakagira ngo ni nshyashya. Ibaye urwembe cyane rwose, urabona ko ibaye telefone nshyashya, wahita ushyira mu kabati mu nshyashya rwose ugahita ucuruza. Ibi byose rero nta handi wabisanga ku Isomoteke, ukabisanga kuri YouTube channel yacu yitwa Isomoteke, na TikTok. Waba ufite ikibazo cyangwa igitekerezo wanyandikira, ndahari ku bwanyu rwose. Ubu nibwo buryo bushoboka wakoramo telefone yawe ukayihindura nshyashya ya gatushe.